ihame ry'umunsi muri kumwe na Revera Profeti Ernest Nyirindekwe. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Mbese urashaka kumenya uko wabana na bene so? Mbese urashaka kumenya uko wabana n'uwo musengana? Ndagira ngo wumve iri hame, nurikurikiza ubuzima bwe buzabaho neza. Niba ari ikosa wakoze uracyafite amahirwe yo kurikosora. Kabiri, niba utararikora niwumva rino hame ntukirikoze. Matayo 18:15 haravuze ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, apana kumubwirira ku musozi. Nakumvira uzaba ubonye mwene so. 13 ariko natakumva umuteza undi cyangwa babiri ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. 17 kandi niyanga kumvira uzabibwira itore, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Akira neza ijambo ry'Imana, kurikiza ibyo bintu bitatu, uraba wubatse hamwe. Mwegere mwiherereye, nakunanira umuteze undi, nakunanira umuteze itorero, narinanira ngo ababeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Umva nkubwire mwene data, kurikiza iri hame ugiye kuba umuntu udasanzwe. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame.